bafana banjye so ari abantu mwabashije kubona nakoze aka video mvuga kuri Sky2 muravuga ati se byashoboka Sky2 yandiriye amafaranga yanjye bijyanye kubijyanye n'ibintu nandi kumubwira ngo amfashe so rero kuri iyi sara abantu bashaka kwigira neza nyine yarahemutse so Sky2 reka kwica timu yacu ya Big Energy so ngushaka kugira ngo dusebye ushatse kwigira umuntu mwiza so nimba ushaka kugira ngo uyanga Big Energy twega Big Energy nta kibazo nubwo wantwariye amafaranga yanjye akaba Big Energy tumeze neza turakomeye turi isi yose so Big Energy turahari nimba ari mushaka kumenya mu Big Energy ngiye wa mbere mukuru mu Big Energy ndahari yago turamukunda cyane ariko wewe Sky2 amafaranga yanjye wandiriye nyitege nzaza umva Saidi we mani ngewe nabuze uburyo kabisa umuntu ndimwohereza ahubwo iyo transaction ngewe nareba uburyo nyikora kabisa hari uburyo nyikora nge ntari bindi yemera ngewe n'ubundi muntu none se umuji mani umuji ngewe namwatse service harayinyima umukobwa yahora mpe ancenga ubwo subwo mbigenze Gatsiri uba muri Amerika we yari yambwiye ngo nawazaza ngo wenda we mutegereze ubwo rero shana ubwo rero ndareba ukuntu ngewe nongera ngakora transaction yawe kabisa niko ngiye kwa muganga ubu ngiye kugenda gutora hita njye kwa muganga kuko barambaga uyu munsi cyane bamara kumbaga nzataha ejo nzareba ukuntu hita mbikurikirana maze kwivuza Yo mapipo mumeze muterekana izereka muri hose mumeze fresh kandi mukomeze mukore subscribe kuri channel yanyu POV 250 yanko maje kubireba rero muri iyo video twatangije y'umuhungu Saidi Mr A usa nk'uwitotomba cyangwa se usa nk'uwidoga cyane yidogera umuhungu Sky2 wabagahe ya mu minsi ishize rero umuhungu Sky2 wabagahe yahemukiye cyane mu diaspora twemera witwa Saidi cyangwa se Mr A umuhungu wabaye hano mu gihugu cya Uganda akaba no mu Rwanda muri rusange akaba ari n'umuhungu twese dukunda watezaga imbere impano watezaga imbere abahanzi wafashaga abantu ariko akaba yaraje guhemukirwa n'umuhungu witwa Sky2 wabagahe aho uwo muhungu bita Sky2 wabagahe yari amafaranga y'umu diaspora twemera Saidi Mr A shoko kwibaza ngo muri amafaranga gute ku itariki 18 hari ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu aho twese turabizi ko turimo turamamaza umukandida wacu His Excellency Afande PC umukandida twemera wa FPR Inkotanyi ya umuhungu rero Saidi Mr A nk'undi munyarwanda wese ufite ubwenge haba ari hose nawe yaba ari muri diaspora yaba ari hehe razika bakunda umukandida w'igihugu cyacu cyangwa se umukandida w'ishyaka ryacu rya FPR Inkotanyi rero akaba yarashatse kuba yaryamamaza ari mu gihugu cya Amerika n'abandi bantu benshi rero bamusabye imipira yo kwamamaza aravuga ati reka n'umuhungu witwa Sky2 wabagahe abe yanyohereza imipira cyangwa se ingofero zanditseho ibintu nyine byo kwamamaza umukandida wacu mwese ndibaza ibyo murabizi rero akaba yarayohereje umuhungu witwa Sky2 wabagahe akayahekenya ibaze rero nkuko warya amafaranga ku muntu ufitiye urukundo umukandida ufitiye urukundo umukandida w'igihugu ushaka kuba wenda yamwamamaza hari hose muri diaspora ariko wowe ugahitamo kugira gute kuba warya amafaranga yiwe akaba ari ikintu kitari ubunyangamugayo habe na gatoya gasunda guhita wowe kimara kumva yuko Sky2 wabagahe yari amafaranga yo mu diaspora twemera cyane yitwa Saidi Mr A ibyo bintu waba warabyakiriye gute ese ni inama wamugira bongera ibyo bintu nkibyumva ubundi ikintu cya mbere nge nahise ntekereza kuri icyo kintu natekereje ese mu by'ukuri umuntu bita Saidi we ikintu cyo kuvuga ngo wahereze Sky2 ayo mafaranga ese yaramubajije ati Sky2 wankorera kino kintu Sky2 aravuga ati nagishobora ariko ikintu naje kumenya yuko umuntu bita Sky2 ngo yari yapostinze kuri social media ziwe yuko ibyo bintu ari kubikora rero urumva we yifashishije imbuga nkoranyambaga agira ngo ascaminge abantu bita cyber scamming umuntu bita Saidi ndamuzi amahanga n'umuntu ureba kure kandi n'umuntu ukunda igihugu cyane nuko ngo we yafashije Sky2 nk'umuntu ufite izina rizwi hano mu gihugu bati Sky2 nimba ari ibyo bintu ari kubikora reka mwizere niho yahereye amuhereza amafaranga hanyuma biza kurangira uko ngo kandi ikintu nakubwira nuko ubundi n'ubutwari bukiye gufata amafaranga ukayarya none ubikiye ku izina ryo kwamamaza umukandida wacu ubundi kiraba ari igihe cyo gufatanya twese tugafatana amaboko tukamamaza umukandida wacu ku buryo nta kintu nk'icyo cyiza ariko niba umuntu bita Sky2 icyo kintu agikora biciye mu izina ry'umukandida wacu cyangwa se mu bitwa turimo byo kwamamaza umukandida wacu ni ikintu cy'ubugwari cyane mbona yuko ari umuntu wo kuba yacyahwa cyangwa se akaba yakubitwa akanyafa agasubiza
inote y'abandi kubera yuko ntago ari ibintu bigaragara neza cyane pe. Muri make Kassim the Great uravuga iki kuri bano bahungu baba bari ku ma platform ariko mu by'ukuri hatazwi ngo umurimo bakora noye, kuko tumaje kubona ko aribo benshi bagaragarwa n'ibikorwa nk'ibyo byo gukunda umugayo cyangwa se byo buriganya cyangwa se by'amanyanga. Uravuga iki kuri bano bahungu tuba tubona ku ma platform ariko mu by'ukuri ari abantu adresse zabo ziba zigoye cyangwa se ubunyangamugayo bwabo cyangwa se indangagaciro zabo muri makeya muri rusange z'umunyarwanda zikaba ari indangagaciro zikemwa mangwa cyane. Uravuga iki ku bahungu nk'abo ngabo cyangwa se nicyo babwira aba diaspora wenda mu rwego rwo kubona mu gihe bakeneye ibintu runaka cyangwa se mu gihe bakeneye umuntu bakorana runaka partnership runaka, kuko urabizi ni abantu bari hanze y'igihugu ariko baradukenera cyane, twe turi hano hafi y'igihugu, natwe turi muri diaspora ariko hano hafi y'igihugu nyine turibamo gake gake ukuntu ibintu biba bimeze. Ese ni iki kintu wagira nk'inama nk'aba diaspora cyangwa se ni iki kintu bavuga kuri bano bahungu bagaragara kuri platform cyangwa se bano bakobwa bagaragara kuri platform ariko mu by'ukuri tutazi imirimo bakora runaka nyirizina professional yabo? Ikintu cya mbere nakubwira nuko nimba umuntu ari kuri ijwi mo gakiya kugira ngo badukurikire, umuntu ari kuri izi platform z'ama social media za Facebook, Twitter, WhatsApp and YouTube, Instagram and TikTok, no kuvuga ngo nimba umuntu ari kuri izo mbuga nkoranyambaga, izi mbuga nkoranyambaga guys ntago zishobora kukubera source of income yonyine. Izi zigomba kuza ari cyo bita side hustles. Ni ukuvuga ngo nimba umuntu ari kuri izi mbuga nkoranyambaga nta kindi kinakora guys, biragoranye kumwizera kubera yuko izi mbuga nkoranyambaga ntabwo ushobora kuvuga ngo ziraguhemba nk'uko akazi gashobora kuguhemba, sibyo? Ni umurimo ugomba gukora ufite n'ikindi kintu ukora, hari urwego ugeraho zigatangira kuguhereza ikaba full time job, ariko mu gihe ugitangira nk'abasiketi baba bagenda gakora ikiganiro ku TV runaka bakamuha kazenguruka kajya handi cyo kunywa n'iki, wasanga agiye handi n'ahandi, ntago aba ari akazi ku buryo bavuga ngo ni akazi. Rero aba batipe usanga ari byo bintu bakora, umuntu ushobora kumwizera akamuha ikintu nk'icyo ntago aba ari byiza kubera yuko bari abantu bataragira adresse ya nyayo, kuko ntago ushobora kubwira abantu ngo ukora ibiganiro ngo kuri izi za TV sinzi amazina yazo, ntago ibyo aba ari akazi. So nk'amwe baba diaspora ari hanze, akazi cyangwa se deal nk'iyo yiha umuntu uzi ko ufite adresse yiwe, uzita ibintu n'ibyo akora, ni ikintu ibyo bifasha n'ibyo binarinda ikintu cyo kuba byagutesha umutwe cyangwa se ugasanga umuntu umuhaye akazi ni ibintu wari ukeneye cyane ariko bibaye kumuhamagara ntiyitabye, aragukupye, akubwiye nabi, si byiza. Abatipe rero bakiri kuri izi social media badafite umurimo w'amaboko bakora cyangwa se ikindi kintu ntago abo kwizerwa. Nanjye muri make ikintu nabwira umuhungu wacu Skaitu Abagahe, Skaitu Abagahe ni umuhungu twemera, ni umuhungu w'umuhasla, ni umuhungu wagize ahantu yikura akagira ahandi yigeza, ariko ibyo ngibyo ntabwo bimuha uburenganzira bwo kuba yaba karyamyenda cyangwa se yaba bihemo mu bantu. No, ibyo ngibyo nimba yaragize aho ava akagira aho agera, ni inzira nziza yo kwiteza imbere kugira ngo abone more deals ahead, more things are coming. So utangiye guscaminga abantu on that low level, then what's gonna happen like in future? Skaitu banza wikubita gashyi urebe ko ibintu wakoze atari ubunyangamugayo, bitagomba kuranga indangagaciro z'umunyarwanda, usubize amafaranga wariye, then usubirana umubano mwiza wegeranye no bita Saidi Mr A. Uramuzi, mwaravuganaga, voice zawe turazifite, call zawe turazifite, ibyo mwavuganye byose turabifite, ukuntu wagiye umubeshya umufera byose turabifite, ariko tuzanye inkuru ifite proof zose. Apana kuvuga ngo ni inkuru ngo uyu yavuze n'uyu yavuze. Skaitu inkuru ifite preve, kandi sinubwo ngo Skaitu n'urwango cyangwa ni urukundo, ko ntabwo umuntu ashobora kukubwira amagambo nk'aya ngaya akwanze, ntibibaho. Yes sir, urukundo. Skaitu jya mu nzira nziza, calm down, subiza ibyo wariye cyangwa se unasaba imbabazi. Reka ikintu cyo nuko umuntu bita Saidi afite inote yanamubabarira, ariko yitwaye neza, nasubiza ibyo yariye. Yari amuhungu afite amafaranga yanamubabarira, ahubwo yamubabarira ariko asubiza ibyo yariye. Nge nawe nabo umugabo yanamugarukira agasaba n'imbabazi kuri za 3D za nabo umuntu w'umugabo asubiza ibyo yariye, kuko yabiriye mu nzira mbi. Urukundo umwana yagiriye umukandida w'igihugu, nashaka zo yarya amandazi ariko asaba imbabazi, ariko kuko Saidi afite inote shareka, afite inote ariko simpaka bamwibe. Nge none mfite n'amakuru ko hari nakora twagiranye na Saidi Mr A, hano turaza kwibashyiraho namwe mwirebe. Saidi Mr A ni umuntu, umwana ufite urukundo, afite abahanzi benshi managing, afite abantu benshi yagiye ateza imbere mu bintu by'umuziki sana. Hari indirimbo y'abahunga managing yitwa Badman nziza cyane, nayo mujye kuri YouTube muyirebe, indirimbo nziza cyane iri gutrending, hari abantu benshi yagiye afasha. Rero no mugabo Skaitu Abagahe, ngiye icyo nakubwira cyo none nimba utanabizi, hari call nagiranye na Saidi Mr A, turaza kwishyiramo hano. Salama Mr A. What's up buddy? Yo, umeze fresh brother? Ndashima Imana, keretse mwebwe? Natwe turashima Imana kabisa, ubuzima bumeze neza, umuntu agomba gushima Imana, ari nacyo kintu cy'ingenzi cyane. Rero tudagiye mu magambo menshi,
nagira utubwire ku nkuru yawe na Sky 2. gusa turi mu kiganiro twagira utubwire ku Sky 2. Okay, nabanza nkabibwira ku mazina yanjye ni Mr. A cyangwa bita Intwari Said, nkura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahantu bita muri Ohio, Akron, ariko nkaba narabashije kuba muri Uganda. Ikijyanye no kumbaza ku bijyanye na Sky 2 wabagaye ni umuntu twahuriye kuri izi nkoranyambaga, kumwe bakuntu bakoresha ibiganiro. I think twaganiye nko mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. So Sky 2 ngiye kubona mbona ikiganiro yari yakoze kuri YouTube, avuga ko hari imyenda yabasha gutanga yo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi ariwe Paul Kagame, ko uri mu bihugu byo hanze abadiaspora cyangwa uri muri Amerika cyangwa mu kindi gihugu, so ukaba wamwohereza amafaranga akaba yabasha kugira ngo aguheshe iyo myenda ikakugeraho ukayikohereza. Hari mu kwezi kwa gatandatu itariki 18 amwohereje amafaranga yanjye Sky 2 wabagaye ambera ibyarya uko nayivuga. Aba bihemu kabisa umuhungu. What? Ahita kubera bihemu. Ibya mbere bihemu, akajya ambwira ati ngagiye kufuruza amaso ngijisho bimumereye nabi, akansindikira video ziyo ngari kwa muganga. Arambya amafaranga yanjye ngo yayakoresheje ngo nitone ngo bagiye kumwemba. Ibintu yari yagiyemo nimba ari iby'inzoga ngo B1GM nimba ari ibiki sinzi, kubera abantu bamwe inzoga ntabwo ijya menya. Ambwira ngo baraza kumwemba amafaranga, mbese agenda ambwira ibintu byinshi ambesha, barinda batora muzehe imyenda itarangiraho. So none nkajya mbona ko ibiganiro yiyemera ngafite iseni, kandi ari mu mafaranga yanjye yagiye anyaze naramuhaye. So urumva yantwaye amafaranga yanjye kugeza n'ubu ngubu ntabwo ari amafaranga. So nta nubwo iyo nyohereje iyo myenda, hari n'abantu barirwana namuhuje nabo kugira ngo abaheze amafaranga yanjye, barirwana nk'umuhungu bita Saviye nawe yaciye Uganda akaba Rwanda. Ngerageza kumuheza inomero za Sky 2, baranavugana, iyo voice ndayifite bari kuvugana kuri telefone, namubwira ati ejo ndayaguhereza. Arangije umujama ahita amuboroka, amushyira muri blacklist. Umujama ahamagara Sky 2 ntawe mufate. Mfite n'abandi banyamakuru benshi nakoresheje kubera gushyigikira abanyamafuti cyangwa gushyigikira indyari cyangwa abajura cyangwa abahemu, batinye kumukoresha ikiganiro cyangwa kugira ngo bamubaze wagwara imeze gute kuki wambuye umwana w'abandi amafaranga. So Sky 2 nicyo kibazo dufitanye, ngewe nshangamo amafaranga yanjye, ntango ibintu byo kumurekera amafaranga ntabwo nzigera nyamurekera rwose. So nashakaga ngo ampereze amafaranga yanjye byanga byakunda, ntabwo nzayamurekera, hano turavunika, ntabwo tubonera amafaranga y'ubusa. Birumvikana kabisa nuko nkuko bigomba kugenda. Natwe rero nka POV turagerageza ku buryo ikintu nk'iki natwe tukirwanya, kubera yuko natwe ubundi niyo gahunda tuba dufite yuko ikinyoma kigomba kwimwa intebe hano muri iki gihugu cyacu ndetse no muri entertainment hose. Natwe POV turareba icyo tubikoraho, iyi nkuru tushaka tuyitambutsa ahantu hose ku buryo bushoboka. Kandi ikindi nari ibi bintu bigomba kubikurikirana ikamenya ati ese abantu, kuko bura nimba umuntu avuze ati akunze umukandida wa FPR atari no mu gihugu batinyeneye kwambara umwenda we, ariko bakanyagwa nabo bantu b'imbobo cyangwa se abo bantu ngo bari mu byo bita amagengo bidafututse, nabo bagomba kureba ikintu nk'iki bakagira icyo bagikoraho ku buryo bibera n'isomo n'abandi, kuko ndazi yuko muri ino industry harimo abantu benshi bagenda bahemukira abantu b'aba diaspora bitwaje yuko kuba badahari cyangwa se wenda ari abantu ngo babone amafaranga mu buryo wenda bw'amafaranga yihuse ko baba bakora cyane, ariko really abahungu baba bakoze cyane ko mu bihugu by'imahanga n'ahantu ubuzima bwabo nabwo butavuga ngo ni ibintu byoroshye, nabo amafaranga babisaba umuntu akora amasaha menshi, ama overtime n'ibindi byose. Urumva rero twe nka POV turagerageza dushaka ikintu tubikoraho, dusaba na RIB yuko igira ikintu ibikoraho, tunayitaginga ahantu siri posting ikino kiganiro. Ibi bintu RIB bigomba kubyinjiramo.
nabishishikariza ku bajyanye n'abantu dukurikirana bino bya social media, benshi mukunze kuvuga ngo abadiaspora nta kintu dufasha bene wacu, ntabwo dufasha abo mu gihugu cy'iwacu cyangwa abanyafurika bagenzi bacu, ahubwo usanga bamwe na bamwe aribo badutera nk'umutima mubi. So nk'ubu njyewe ataranyura amafaranga yarahaga kadore namutegure nk'umuntu wanje ushaka kunkorera ikintu nkakishimira nkaba namukore. So urumva kenshi tukunze guterwa umutima mubi n'indyari nk'izo. So nashishikariza abantu bakoresha zino nkoranyambaga ku muntu kenshi uyu ugiye gukoresha kubanza ukamwitondera, nka Skype nahise mbona ko ari indyage. So wenda abantu bagira ngo wenda nukugenda nko kwizina wenda, ariko izina ry'iyo akoresha ahubwo izina afite n'iry'ubujura cyangwa n'uburyarya cyangwa n'ubujura. Afite amavoice bakeneye kugira ngo bumve n'amavoice yiwe nayabahereza mu kumva Skype ninde n'uburyo twavuganaga byose nuko nguko kabisa. Tujye twirinda guhemuka kuko bamwe mutuma bamwe tutabagirira neza, ugasanga umuntu bamukoresheje ikiganiro ari imfubyi nta kintu afite, ariko bitewe n'ukuntu yakoreshejwe nk'umujama bita ba Skype tukagira ubwoba bwo kuba twafasha bene wacu bari mu gihugu bitewe na bamwe bafite imitima mibi yo guhemuka kabisa. Nuko nguko bimeze, aho dufasha ayo majwi yatwoherereze evidence zose, umuhungu kabisa tumushyire hanze agarura ibyo yariye. Niba akagira bibaza ko bagomba kurya uko batakoze cyangwa se bagomba kurya banyuze mu buriganya, bajye bakora naho ngaho mu mahanga. Natwe no mu mahanga turakora ibintu, amafaranga yose tuyabona twakoze. Abantu rero bakeneye kwicara bakurya amafaranga bibye ntabwo tubakeneye kabisa, tugomba kubahagurukira kandi video igomba kugira ahantu kure. Umuhungu agomba gusubiza ibyo yariye nta kabuza, bitabaye ibyo nari bigomba kubijyamo bino bintu kabisa cyane. Kandi murakoze. Sawa, komeza wigirire ibihe byiza Saidi Mr A, turakwemera cyane. Nanjye kandi bakunda cyane kubw'umwanya wanyu. Sawa Mr A. Skype abagaye Mr A yaragufitiyeho plan nyinshi sana kandi nziza zo kuguteza imbere, zo kugira yagukura akagira handa gushyira, kuguha ama deals ya danje. Ibaza umuntu warutangiye kuguha deal nk'iyo yuko wandamureza imyenda. Do you know what he was planning? You don't have any idea of what Mr A was planning on you, bro. Wici ibintu byinshi kano kanye. Mr A yaragufitiye surprise, yaragufitiye ama gift meza, yaragufitiye plans za danje, yaragufitiye ama connection ya danje kugira ngo nawe ugende kusura umwana witeje imbere, umwana w'umusore witeje imbere wavuye kuri level imwe ukajya ku yindi, ukava ahantu hamwe ukajya ahandi. Yagushyigikiraga kora ko nibyo byibashyigikira abana bakora, shyigikira abana biteza imbere, ariko wamudisappointinze. So Skype abagahe ngenda kwemera ari umuntu witeje imbere, ari umwana w'imihanda ariko wagize ahantu ava akagira aho yigeza. So be a real man, subiza amafaranga wariye bro, be a man. You're supposed to pay back the money of the guy, bro. Said Mr. A afite amafaranga n'ibyo, afite amafaranga n'ibyo, ariko bamusubiza amafaranga ye. Ngufite ngo genge, yene gutumyeho n'abantu urabakanga bamwe namwe, ngufite genge, ngufite ibiki bro, we wacha kabisa. Igihugu cyacu ntabwo ari byo kirimo ngo genge, nta genge hano ikora, kuko uzane genge namurangira beats yarazane genge. Yes ribi ibijemo byo bizana bakatsi babanze bro, be a real man. Bijemo bintu bya bitiyeri uriya muhungu we ni ikindi kintu. Uriya muhungu ko gukebura abantu no muri sara abahungu bariyo baryamye biti inkoni zo kunda. Man, I respect that man. Baryamye kubera kudakoresha imbuga nkoranyambaga neza, ariko wenda turi bubagaruke hari